Iki ni ikiganiro ukuri wacu. Ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politike y'u Rwanda ku bari hanze yabo. Turi kuwa mbere tariki 11 Mutarama mu mwaka wa 2021. Iyi ukurikiye ni radio ya diaspora nyarwanda One Nation Radio. Mwiriwe neza, njye gusuhuza nitwa Simeo Muhumuza. Mudukurikira muciye kuri wa1nationradio.org, mukadukurikira kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube aho tugaragara ku izina rya One Nation Radio, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye Facebook, Twitter ndetse na Instagram, aho ushobora kutubona ku izina rya One Nation Radio. Guhera nyuma y'umwaka w'1994 haba umuryango w'abibumbye ndetse n'ibihugu biwugize byakomeje kutavuga rumwe ku nyito yahabwaga Jenoside yabaye mu Rwanda. Nk'uko byakomeje kwandikwa mu bitangazamakuru bitandukanye, benshi bayitaga Jenoside yabaye mu Rwanda ndetse n'izindi nyito zitandukanye. Kuwa gatanu tariki 30 Mutarama 2014 nibwo akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi kafashe umwanzuro maze kemeza ku mugaragaro ko izina rigomba gukoreshwa ku isi yose ari Jenoside yakorewe Abatutsi. Turi mu mwaka wa 2021, hashize imyaka igera kuri 27 iyi Jenoside yakorewe Abatutsi baye. Gusa haracyari bamwe mu banyarwanda benshi biganjemo abari hanze y'u Rwanda batemera iyi Jenoside bakayihakana, bavuga ko habayeho Jenoside yakorewe Abahutu, ndetse ugasanga amoko ariyo bashyira imbere mu biganiro byabo. Mu kiganiro ukuri wacu cya none turagaruka ku banyarwanda bamwe bagipfobya Jenoside yakorewe Abatutsi nyuma y'iyi myaka 27 na n'ubu usanga bitwaje amoko ndetse akaba ari nayo bashyira imbere. Nk'uko bisanzwe turi kumwe n'abatumirwa batandukanye bari budufashe gusesengura neza iyi ngingo. Turi kumwe na Reverend Pasteur Dr Antoine Rutayisire, uyu akaba ari umuyobozi wa paruwasi ya Remera w'itorero Anglikani, gusa nyuma y'ibyo nanone akunze kugaragara mu biganiro bitandukanye by'isanamitima ndetse byubaka barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Kuri ubu turavugana ari mu Rwanda. Niba mutwumva neza, Reverend Pasteur Dr Antoine Rutayisire, tubaha ikaze mu kiganiro ukuri wacu cya none. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Madame Esther Mujawayo, uyu akaba ari umwanditsi ndetse akaba n'umwe mu bashinze umuryango Avega Gahozo. Kuri ubu turavugana aherereye mu gihugu cy'Ubudagi. Niba mutwumva neza namwe Madame Esther Mujawayo, tubaha ikaze mu kiganiro kuri wacu cya none. Murakoze cyane, muraho, umwaka mushya muhire. Umwaka mushya muhire namwe. Turi kumwe kandi na Bwana Emmanuel Gatorano, uyu akaba ari umunyarwanda utuye mu muryango w'abanyarwanda baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse tukaba tunavugana ariho aherereye kuri ubu ngubu. Niba mutwumva neza namwe Bwana Emmanuel, tubaha ikaze mu kiganiro ukuri wacu cya none. Ya, murakoze cyane, ndishimye kubana namwe uyu munsi. Yego, reka mpere kuri Reverend Pasteur Antoine Rutayisire. Dr Antoine Rutayisire, murabikurikira. Ntabwo ibi tuvuze nkeka ko ari ubwa mbere mu matwi yanyu, namwe ngira ngo mujya mubibona. Umuntu ashobora kwibaza ku bwanyu mubona ari impamvu ki hakiri abantu kugeza amagingo yabagitsimbaraye ku moko ndetse badashaka kumva no kureba ingaruka yazanye mu gutanya abanyarwanda mu myaka ishize. Murakoze, ngira ngo iyo witegereje neza ubona hari impamvu nibura nk'ebyiri cyangwa eshatu natanga. Impamvu ya mbere, abenshi muri abo ngabo ni abantu bo mu kigero cy'imyaka iri hejuru ya 40. Abo ni abantu babaye mu Rwanda. Twebwe igihe twigaga twari twaratojwe gutekereza mu moko. Buri muntu wese ukamubona mu bwoko, ibyangombwa byawe ukabibona mu bwoko, imyanya muri leta ukabibona mu bwoko, amaburuse tukayabona mu bwoko. Urumva kugira ngo umuntu abe yaratojwe gutekereza gutyo hanyuma azabivemo ntabwo byoroha cyane. Impamvu ya kabiri nuko abenshi muri abo ngabo barimo no kubitoza
abo mu gisekuru gito younger generation ni abantu bagize uruhare kubera ko bari bafite imyanya muri leta, bagize uruhare mu gukora iyo politike, kuyishyira mu bikorwa, ndetse no muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ku buryo rero urumva kugira ngo azemere ko ibintu yakoze byari bibi, biba bimucira urubanza. Noneho agahitamo ku iteka ryose swati gutekereza kwa kundi yatekerezaga kera, kuko ntiyigeze ahinduka. Donc uko twatekerezaga kugeza kuri 94 twatekerezaga mu buryo bwa moko. So urumva rero nk'umuntu wabayeho muri icyo gihe aracyatekereza muri ubwo buryo. Noneho nk'uwari uri mu Rwanda akagira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, ubu kugira ngo azumve ko ibintu yakoze byari amakosa, byaba bimusaba kwihana no kubwira abantu ati ibintu twakoze byari amahano, byari ibyaha, hanyuma bikaba bimusaba kubivamo. Ibyo rero usanga abantu bashaka gutekereza batyo, swati ni abatsimbarara ku buryo twigishije kera badashaka guhinduka, abandi ni abagize uruhare muri jenoside, abandi abakiri batoya bari mu myaka 30 n'iyindi 40 ni ababyigishijwe n'abo ngabo bo muri kategori za mbere. Urakoze cyane Dr Antoine. Hanyuma Emmanuel Gatorano, aho uri muri Amerika naho hari abo tujya tubona bakimeze nk'uku nguku, nabo bagihakana jenoside yakorewe Abatutsi. Ku bwawe ubona aba bantu bakitwaza aya moko ni bantu ki? Hanyuma nawe utubwire kuki mu by'ukuri batarashaka kumva no kureba ingaruka aya moko yazanye mu gutanya abanyarwanda mu myaka ishize. Urakoze cyane. Hano muri Amerika nibyo koko hari abakitwaza iby'amoko. Icyo nanavuga, amoko yahozeho, kuko u Rwanda aho rugeze ubu ngubu muri iki gihe ntabwo hakiri amoko ya Hutu, Tutsi n'Abatwa, ariko usanga hari abantu, ubwo ndongera ku byo Revera Rutayisire yaravuze, basa nk'abafite icyo nakwita ibitekerezo bishaje, bakireba u Rwanda nk'u Rwanda rwa kera. Kubera ko rero batazi aho u Rwanda rugeze ubu ngubu, bikabatera guhora bashyira icyo kintu cy'amoko imbere, bakirengagiza aho u Rwanda rugeze ubu ngubu. So hano muri Amerika rero sinavuga ko bidahari, birahari cyane, ariko nanone harimo n'ababirenze. Ndumva aho ngaho aricyo nasubiza. Harimo ababirenze, ariko nanone uti hari abagihari bakibifite. Nk'uko nabikubwiraga, aho muri Amerika baracyahari. Ngira ngo mu kanya Reverend Pasteur Dr Antoine yatubwiye mu by'ukuri kuri we ibice yabagabanyamo abari bo. Ngira ngo naho harimo n'abantu bamwe bakuze bari banahari jenoside ubona mu by'ukuri batarashaka kubivaho ibi bintu. Wowe iyo ubarebye wenda cyangwa se iyo urebye ibiganiro batanga, ubona ikibyihishe inyuma se koko ni ukutamenya ko iyi jenoside yabaye? Turabibyite kwirengagiza, turabyita iki Emmanuel? Harimo, aho nabisubiza mu buryo bubiri, harimo kwirengagiza, ubundi hakazamo n'inyungu ziva muri uko kwirengagiza. Ikindi rero navuga, hari n'abandi bafite imizi y'amoko, bagishingira ku bintu by'amoko. So rero bene abo ngabo kugira ngo iyo mizi izacike cyangwa se ngo bahindure uburyo batekereza, ntabwo navuga ko ari ibintu byoroshye, ni ibintu bikomeye. Icyo navuga ni uko ababirenze nibo benshi kuruta abo bagifite ibyo bintu. Niyo mpamvu nakomeje kuvuga ati bamwe barabirenze. Ababirenze rero kuko ari benshi barenze ibyo bintu, nibo bagomba kwigisha ba bandi bagifite ibyo bintu, kuko bamwe na bamwe sinzi ko nanabyita ubujiji, ntabwo ari ubujiji, ahubwo ibyo bakora ari ubushake, kubera izo nyungu zabo baba bafite wenda za politike, kubera ko politike ya Repubulika zahise, urebye ikintu bashyiraga imbere cyari ubwoko. So ugasanga rero nicyo bari gushyira imbere kubera
ibyo bihe byahise. Yego, urakoze cyane bwana Emmanuel. Hanyuma reka twerekeze noneho mu Budage. Madame Esther, muri zimwe mu ngamba zagiye zifatwa zo kubaka ubunyarwanda, harimo na gahunda ya ndi umunyarwanda. Ngira ngo nawe urayizi, ni gahunda igamije gutoza abanyarwanda kwiyumvamo ubunyarwanda mbere y'ibindi, kubana nta rwikekwe, ndetse no gushyira inyungu rusange n'iz'igihugu mbere y'inyungu bwite, binyuze mu rubuga rw'ibiganiro bagirana mu bwisanzure. Kugeza amagingo ya Madame Esther, ku bwawe mu mboni yawe, kuki hari abanyarwanda batarashaka kumva neza iyi gahunda ya ndi umunyarwanda? Murakoze. Njyewe birambabaza cyane kubona hari abantu bafata iyi gahunda ya ndi umunyarwanda bakayihindura. Hari igihe nsoma ukuntu abantu bayanditse bayihimbiye ibintu biteye ubwoba, no kugira ngo abahutu bose nibasaba imbabazi ngo abagize gute. Ntabwo ibyo bintu nigeze mbibona muri ndi umunyarwanda. Nagize Imana, ngira Imana nubwo mba mu mahanga, ariko njya mu Rwanda kenshi. Nibuka nigeze kujya mu Rwanda, aribwo nahuye mpura n'icyo kiganiro cyari cyabaye cya ndi umunyarwanda. Nibuka abana b'abakobwa babiri, umwana witwa Jeanne ngo wa Tadeyo, na Jeanne wande wundi sinibuka. Antuka Jeanne wa Tadeyo yari umuntu wishe abantu. Umwana warokotse muri abo Tadeyo yishe baranamuvunye, bamutera Jenoside, bamutera sida, bamutera byinshi bibi. Noneho uwo mwana rero Jeanne wa Tadeyo akavuga ibye. Noneho hakaba undi mwana nawe witwa Jeanne, ariko noneho ari Jeanne wa Tadeyo noneho wagiye gutera iyo sida no kwica kuriya mwana wundi. Nahuye nabo bana b'abakobwa babiri bavuga. Ubwo ndavuga muri iyo gahunda ya ndi umunyarwanda, ngiye nagize Imana yo guhura nayo. Ngiye ndavuga ngo niba abanyarwanda benshi bashobora kugira iyo chance ngo babibone, aho kugira ngo babishyire mu bigambo gusa, mu bigambo, noneho bakibonera aho ba nyiri ukubivuga babivuga. Nkabona Jeanne mwene Tadeyo ukubwira ati ibintu data yakoze, iyambabarira, yarazi yuko ngomba kureba barumuna banjye, yarazi yuko ngomba kugira gutya, kuki biriya bintu yakoze, kandi mama yarapfuye, ni ngewe ubasigaranye, ni ngewe ubashinzwe n'iki, ngewe ndarambiwe kwitwa mwene Tadeyo. Urumva? Noneho umwana mwene Tadeyo w'umwicanyi wagize abantu, wabateye Jenoside, wabateye sida, wabagize ate. Noneho umwana we akavuga ati ngewe noneho muri icyo kiganiro twavugaga, uko mbikubwira niko byabaye, ngewe niko nabibonye n'amaso yanjye. Ahura n'umwana wa Tadeyo rero. Ikintu cyari gitangaje cyangwa cyari gishekeje, uwo mwana wa Tadeyo nawe witwaga Jeanne. Ba Jeanne bombi barahura, bagira chance yo kuvugana. Nuko urumva ari Jeanne wa Tadeyo wakoze ibyo yakoze, ari na Jeanne wa Tadeyo ugomba kwitirirwa ubuzima bwe bwose, byose yakoze. Uwo mwana mwene Tadeyo yaravuga ati papa niyambabarira, ati nagiye kumwinginga ngo azaze ajye kuvuga ati ndabasabye imbabazi, ibi n'ibi. Donc urumva hari abana babiri bari ku musozi baturanye, bafite ababyeyi, umubyeyi wakoze ibintu biteye ubwoba, wakoze Jenoside, wishe abantu, wateye abana sida, wateye ibi n'ibi, uwo nguwo arahari. Umwana we arahari. Noneho umwana wa Tadeyo wundi, umwana noneho warokotse, ariko iwabo barabishe, niwe ushinzwe barumuna be, yarwaye sida, baramwanduje, nawe ari ku musozi umwe n'uwo mwana wundi. Bose bombi bitwa Jeanne. Ndeke kubigira ibyo bintu symbolique by'uko ni abanyarwandakazi bombi bitwa Jeanne, ni abana b'abanyarwanda batuye ku musozi umwe yikoreye umutwaro ungana utya, umutwaro uteye ubwoba, undi yikoreye umutwaro ungana utya uteye ubwoba.
iyo abantu rero batangiye kuvuga ngo biriya bintu byanda umunyarwanda ngo ni politike sa abashaka kugira politike bagire politike, ariko abantu babana nabyo ku musozi, abo bana Jani wa Tadeyo na Jani wa Kanaka bose babana hariya ku ya musozi. baremerewe ibintu biteye ubwoba. Ikintu ntakunda njyewe nuko iyo abantu batangiye kubyoroshya bakavuga ngo baremerewe kimwe. Excuse moi, ntago baremerewe kimwe mama. Ntago baremerewe kimwe. Jeanne wa Tadeyo aravuga ati aracyaburana na se amubwira ati data wazavuye muri gereza ukaza ukavuga ibyo wakoze ukaza kutubwira impamvu waduhemukiye. Ni wundi we noneho ntafite namba arwaye sida, aragomba kuvuzwa, aragomba kubaho, aragomba kubasha kurera turi umunatwe, mbese urumva ko ibibazo biratandukanye. Nta munzani nta munzani ibibazo nemera, burya ibibazo ntibigira umunzani mama. Ikibazo cyawe niyo cyaba ari nusu ariko icyanjye ari toni, ntabwo dushobora guhuza kuko icyawe kiraremereye icyanjye kiraremereye. None ubwo abadashaka kubyumva rero Madame Esther ari ukubera iki badashaka kumva iyo gahunda ya ndi umunyarwanda? No, hari ibintu bibiri impamvu badashaka kumva gahunda ya ndi umunyarwanda. Hari abantu reka mbivuge mu gifaransa none n'ikinyarwanda nanjye kiranga. Hari abantu bideranje. Yego. Bibuza hari abantu amahwemo. bideranje cyane. Nari mvuze ntitugerekereje hari abantu bibuza amahwemo. Hari abantu bibuza amahoro rwose, bibuza amahwemo. Kuko bo barashakisha ukuntu batera icyasha, ikintu cyose kivuye kiza mu Rwanda bagomba kugitera icyasha. Urumva ubu turimo turavuga ndi umunyarwanda, turimo turavuga ibintu byo kubabarira no kwihangana. Mumbabarire dufata akanya gato dutekereze uriya mupadiri, uriya muvandimwe Obaridi. Obaridi yatahutse, ariko Obaridi mu bantu bakoze kuri kiriya kintu cy'abanyarwanda arimo. Obaridi ngiye twaravuganye nta nubwo twumvikanye, ngewe ndivugisha ukuri, hari ibyo twumvikanaga n'ibyo tutumvikanaga. Ni ibiki mutumvikanaga? Ibyo tutumvikanaga Obaridi yahitaga Obaridi yaguteraga igipindi bwangu nyine ngo babarira bakugiriye nabi. Ndamubwira ngo padiri mbabarira, abangiriye nabi ndabarekera Nyagasani. Ntabwo ari ikibazo cyanjye, Nyagasani azababarire, ariko ntabwo ari uruhare rwanjye kubabarira. Noneho Obaridi ikintu yambwiye n'ibyo nari mbabwiye shenge. Uwo munsi nahuye nabo ba Jane wo kwa Tadeyo na Jane wo kwa abo bana bombi twahuye. Ni nawo munsi nari ndi i Kigali mu nama na Obaridi twahuriyemo. Obaridi aza kutwereka ikintu cy'urugero ntabwo nzamwibagirwa. Imana imuhe iruhuko ridashira. Obaridi yaratubwiye, yakoze exercice pédagogique, yari umwarimu, yari umupadiri ariko burya yari n'umwarimu. Akakubwira ati hamagara akaguhereza mugenzi wawe, umuntu mwari muri kumwe. Ati ukamuhereza amaboko mugakora kwa kuntu abantu nk'abaskuti nyine, ukamuhereza amaboko ati ngaho mutware ku rutugu. Ukamwikorera, wamwikorera ati komeza, ukikorera ukumva ibiro bikubanye byinshi kubera ko wikoreye ikintu cy'ibiro 80 cyangwa 90 cyangwa 100. Noneho byakunanira akakubwira ati tuza musubize hasi. Obaridi ati kuki bikunaniye gukomeza? Ukamubwira byari biremereye. Ibiremereye ni ibiki? N'uwo muntu wari washyize ku bitugu byawe. No, icyo kintu niba hari mumbabarire muri abanyamakuru, niba hari umuntu ugifite izo image za Obaridi akoresha iyo exercice yo kwikorera umuntu. Obaridi akakubwira ati ese uyu muntu uramwikorera kuki, ko yaragukubise hasi, kuki ukomeje kumwikorera?
none ugasubira inyuma utete ninde nari nikoreye akakubwira ati wari wikoreye wa wundi wakwiciye wari wikoreye wa wundi wiri kutuka wari wikoreye wa wundi ufite ibi nibi akabigutongera akabigusobanura byinshi nge ntabwo twumvikanye naramubwiye nti Imana ishimwe ntabwo nikoreye nanze exercice yawe ntabwo nayikoze ariko iyo nza kuyikora nanjye ni kunanirwa noneho akakubwira ati abantu wikoreye abantu bakuremereye abantu bakwiciye abantu bagukoreye ibi nibi bararemereye baturere ubahereze Kristo ubwo ndabivuga ko umuntu ugira Imana akaba yemera Kristo ese umuntu utemera noneho mukanize kumbariza Rutayisire wo kabyarongiza Imana ko turi kumwe na Rutayisire umuntu ugira ibyago akaba atemera adafite ahantu ari buze gutura abo bantu yikoreye icyo kintu Obaridi yarakitwigishije aratubwira ati wowe wikoreye rero nukomeza kumwikorera uraza kugenda ukambakamba uraza kugenda upfukamye murekure mushenzi icyo kintu cyaradufashije kandi yaje kukitwigisha muri Avega mu bapfakazi turagerageza turavuga ngaho reka tubarekere Nyagasani ntabwo twavuze ngo turababariye hari n'ababariye ariko ubundi ukavuga uti agapfa atagize najyane ariko nibura Imana irahari Imana izamwibabarire njyewe ndamurekuye sinshaka kongera kugenda ndemerewe n'icyo kintu nikoreye icyo kintu nagira ngo umbabaresha Simeo nagira ngo icyo kintu vurema mu bintu twibukiraho Obaridi ubu yitahiye icyo kintu tugisaba Imana umuntu uremerewe narambike hasi abihereze Nyagasani kuvuga ngo we abyikoreye cyangwa abirekure cyangwa yavuye ngo n'umutagatifu ngo ararekuye biramureba ariko ubishoboye abikore utabishoboye abihereze Nyagasani biraremera kwikorera umuntu waguhe mutima hanyuma Madame Esther ubwo wowe rero nk'umuntu warokotse iyo uri kureba haba wenda aho ngaho uri wenda hari abo muganira cyangwa se nabikurikira mu biganiro byabo bitandukanye mu binyamakuru cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga umuntu utarahigwaga muri Jenoside yakorewe Abatutsi ari kuvuga ko habaye Jenoside y'Abahutu ukabona n'icyo ashyize imbere wowe wiyumva ute n'icyo umusubiza se wenda iyo ufite uburyo bwo kumusubiza ngewe ngize Imana nkagira uwo mbasha kuvugana nawe ndamubwira ngo arambabaza mama arambabaza kubera ko afite ikibazo kuko niba tukadufasha umuntu mukuru tudafata umwana umuntu wari ufite 20 muri iya myaka bafite 46 arabizi byabaye umuntu wari uri mu Rwanda yarabibonye ko Umututsi bamuhigaga akabura naho yihisha akabura nuko agira ate noneho barangije Jenoside tugize Imana aba FPR bayihagaritse urumva abari bamaze gutsindwa barahunze bajya muri Kongo buriya muri Kongo abantu babayeho nabi nanjye nabyemeye nyuma ubundi navuga ngo nibareke bumve nabo bumve urwo twapfuye ariko abantu babayeho nabi abantu nzi bageragezaga kujya gukura bene wabo muri Kongo bikabananira ugiye gushakisha ukuntu yaza n'umuntu mu Rwanda babimenya bakamwica urabyumva buriya rero umuntu wese ashakisha impamvu yo kugira ngo ikibazo cye aba ari cyo cya mbere kigaragara njye nashatse no kubabwira ngo ariko iyo Jenoside mushaka iyo mugira Imana mukagira ibaranga muntu nari mfite mukayitwara maze ikabisha mwo kapfa mudakize mwe ubwo urumva ko mbaye umwana mubi ariko nukubwira ngo abantu bageze aho bifuza ko ibyo twagiriwe kandi byari birenze urugero bifuza ko ari byo byabakorewe ni reaction normale umuntu wese agira kuvuga ngo buri y'ibyanjye byari birengeje kamere yego aho ntawe nzabuza kuvuga ngo ibyo yagiriwe byari birengeje kamere kuko ariko abyumva ariko nzamubwiza ukuri mubwire nti nibura wowe hari umuntu waje kugusanga mu rugo hari umuntu waje gusanga nyogokuru
wenda we niba baragusanze unahunga niba baragusanze unarwana hari uwasanze nyogokuru hari umuntu wafomoje umubyeyi ubyaye ngo barebe yuko uwavutse ari umuhutu. hari ibintu byinshi ushobora gusobanurira abantu, ariko icyo umuntu yiyemeje kumva nicyo ashaka kumva. Tuzakomeza tumwumvishe yuko yibeshya, kandi tuzakomeza tumwumvishe yuko ngewe urabona Simeon, ngewe nagize Imana, niba ari Imana niba ari ibyago, antuka muri iriya myaka ine yose 94 nakoraga muri Oxfam, nakoraga muri emergency, nakoraga muri za ntuza za emergency ni iki mu Kinyarwanda, nakoraga mu bintu by'ubutabazi. Urabyumva? Yego. Twaragendaga tukagera ahantu twagiye gutanga ibyo kurya n'ibintu byose by'abantu bahunze, abantu bose abari déplacés, abantu déplacés de la guerre bari bariho. Intambara yabayeho, intambara yatumye abantu bahunga bava mu byabo, abo bantu twarabakoreye, twarabakurikiye. Nge narabikoze iyo myaka ine nakoraga muri ivyo ngibyo. Urabyumva? Yego turabukurikiye. Ariko nta muntu FPR yazizaga ngo yahunze yavuye mu bye. Hari abantu babaga bahunze bavuye mu byabo, ugasanga nk'umugabo twamusanze ibyumba mu mpunzi, ariko akatubwira ati disi umugore wanjye yarasigaye, umugore yaragiye kubyara, namusize ari kunda. Ariko akaza kumenya ko umugore yabyaye ari kunda, inkotanyi zamuhaye igikoma, icyo gikoma cy'abantu babyaye bari kunda. Urumva? Babanyabyumba bahungaga, abandi bahunze, ariko basize mu rugo akabyara bakamuha igikoma. Iyo ni testimony, iyo ni témoignage nshobora gutanga nihagarariyeho. N'uwabimbwiye ndamuzi, namuvuga rwose, bahinzoka cyangwa bagira gute, ntabwo nibuka amazina ye neza, ariko ni ibintu twabonye. Urabyumva? Kuvuga rero ngo ibintu birasa, ntabwo ibintu bisa nshuti ya data. Natwe iyo baduha akanya bakatubwira ngo nimwirukanke, nimuhunge, nimugire gutya, natwe twari kwirukanka tugahunga tukagira gutya. Nta kanya baduhaye, abandi barakabahaye. Ntabwo mvuga ko byari byoroshye na gato. No kugera i Kongo ntibyari byoroshye na gato. No kugera i Goma ntibyari byoroshye na gato. Ariko nibura bo iyo shwa barayihawe, ayo mahitamo barayahawe. Ngewe ahantu mvuga iwacu irukoma imwirute hariya za Remera Rukoma, nta muntu n'umwe iwacu wigeze ahunga inkotanyi. Bose bagumye mu rugo, nta zigeze zibatera. Bahageze bararangiye kwica Abatutsi. Kuvuga rero ibintu byose uraza kubigereranya ngo uvuge ngo byose birangana. Ntabwo ibintu byose bingana mama. Navuze ngitangira yuko agahinda kose umuntu wese agahinda ke nake, ariko guhindukira ngo mvuge ngo agahinda kose karangana. Reka nkureke gukomeza mama. Yego urakoze cyane Madame Esther. Hanyuma reka twongere tugaruke mu Rwanda kuri Reverend Pasteur Dr Antoine. Wakurikiye Madame Esther ibyo yatubwiye, ariko nawe ukunze mu biganiro bitandukanye ugenda utanga hirya no hino by'isanamitima, yaba mu gihe ndetse na nyuma y'igihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, kubigarukaho. Ariko iyi gahunda ya Ndi Umunyarwanda ni gahunda nawe uzi kugeza amagingo aya hari abantu batarashaka kuyumva neza. Ukunze n'ubundi mu biganiro utanga muri diaspora hirya no hino ku isi n'ubundi kubigarukaho. Ubona ari iyihe mpamvu ituma hari abantu badashaka kuyumva neza ikigamije? Yewe ngira ngo kuri gahunda ya Ndi Umunyarwanda ndaguha impamvu enye. Impamvu ya mbere, abantu benshi bari hanze y'u Rwanda nta nubwo bazi icyo iyo gahunda igamije. Ikintu bumva gusa ni kimwe cyo kuvuga ngo Abahutu barahaguruka ngo bakemera ibyaha bakoze, ngo bakishyiraho ibyaha bitari n'ibyabo. Ariko ntabwo Ndi Umunyarwanda ari icyo ngicyo cyonyine, kuko muri Ndi Umunyarwanda ngira ngo umunsi abantu bazumva Ndi Umunyarwanda bakabanza bakamenya ngo kuki twashyizeho gahunda ya Ndi Umunyarwanda.
ibyo ndavuga ngo kuki nanjye ndishyiramo kubera ko ndi umunyarwanda kandi ndabyemera. Icya mbere ni uko igihe kirekire twamaze hari abanyarwanda bamwe bahakanirwa ko ari abanyarwanda. Urugero wenda ndetse abandi hanze y'igihugu, mfate twebwe twabaga mu gihugu, kumva wowe watsinze ikizamini bakakubwira ngo wowe ngo ntabwo wemerewe kujya mu ishuri ngo kubera ko ngo abatutsi bigeze gutegeka u Rwanda. Ubundi umuntu akaza akakubwira ngo mwebwe nta nubwo mwari abanyarwanda, ngo mwaturutse muri Ethiopia, ngo ntimuri abanyarwanda. Icyo kintu cya negasiyo y'ubunyarwanda bwa bamwe cyavuyemo yuko abantu bavuga batoya abanyarwanda tugomba kureshya, tukagira uburenganzira bungana, tukagira amahirwe angana ku bintu byose. Iyo niyo ntego ya ndi umunyarwanda. Ntabwo ndi umunyarwanda ari igamije gupfobya abahutu, gupfobya abatwa, gushyira hejuru abatutsi, ariko abantu bamwe babyumva nabi kubera ko number one ntabwo bazi intego, nta nubwo banazi content ya ndi umunyarwanda. Icya kabiri, abantu bavuga ibyo ngibyo, urumva iyo wigishije abanyarwanda yuko bose batagomba kwibona mu buhutu n'ubututsi n'ubutwa, hari abantu baba wiciye gahunda kubera yuko iturufu yabo, karite politike yabo bakina ni iy'amoko. Niba rero ngewe nakinaga ikarita y'ubwoko nkumva ko ariyo izampahira, nkabona umuntu urimo kuyisibanga, urimo kuyikura mu mitekerereze y'abantu, uwo ngo ntabwo tuzabyumva kimwe. Icyo ni ikibazo kandi kirumvikana kuko ntabwo bazi intego yayo, bazi content yayo, bazi icyo twigishamo. Bumva ngo niyo twateranye dusaba abahutu kuvuga yuko bakoze Jenoside niba bakayikoze, ariko ibyo ntabwo ari byo. Ndi no mu bigisha abantu umunyarwanda, hano ibyo ngewe nyambitindaho cyane, ariko iyo ni impamvu kubera ko batazi content yayo bayifata uko babyumva. Urumva niba numva ikarita y'ubuhutu cyangwa y'ubututsi cyangwa y'ubutwa cyangwa y'imibanire mibi y'ayo matsinda atatu, iyo utangiye kubitira amakarita, uwo ngo rwose ntimuzigire mubyumva. Hanyuma indi kategori ya gatatu ni abandi bakuriye muri ideoloji ya hutu tutsi twa, cyane cyane hutu tutsi dayeri, ku buryo yumva yuko iyo utangiye kubitunga agatoki uba umeze nk'urimo kumwumvisha yuko iyo mitekerereze ari mibi. Nawe ntabwo muzabyumva. Rero nibwira yuko ubundi gahunda ya ndi umunyarwanda ikigamije ni ugufasha abanyarwanda cyane cyane urubyiruko kumva ko ari abanyarwanda, bagomba kugira amahirwe angana, bagomba gukunda igihugu cyabo bakakitangira kimwe, ariko bakakigiramo amahirwe angana, nta witwaza ngo ni cyangwa kiriya cyangwa kiriya. Icyo umugore wabyumva. Icyo intego ya ndi umunyarwanda ni ugushyira citizenship, ubunyarwanda, hejuru ya ethnicity y'amoko. Ibyo ngira ngo n'ibindi bihugu byose byateye imbere ni uko nguko bitekereza, ariko abantu iteka ryose bashaka ngo dusubire inyuma, dutekereze muri ya masubira nyuma yo kumva ndi umuhutu bikaruta kuba umunyarwanda, kumva ndi umututsi bikaruta kuba ndi umunyarwanda, kumva ndi umuhutu bikaruta ubunyarwanda. Icyo nicyo dushaka gukuraho, naho ibindi nta bantu byo gupfobya abahutu ngo no kubakoza isoni ngo ntabwo ariyo ntego rwose, nuko batabizi, nuko batanabyumva. Hanyuma kubera iki hari abantu rero bo mu bwoko bw'abahutu usanga bakirwanira kumvikanisha ko habayeho Jenoside y'abahutu? Ariko biriya byo ndeka nkubwire, buriya iteka kanigira avocat du diable nge mu ruhande rwabo. Urabona mu Rwanda Jenoside yakorewe Abatutsi yahagaritswe n'abanyarwanda, ihagarikwa n'abanyarwanda bafitemo umubare munini w'abatutsi, ndetse ku buryo FPR bayitiriraga abatutsi. Urumva rero none iyo urwanya intambara irimo n'ubwicanyi, hari ibintu bigera kuri bitatu byabaye mu Rwanda ndetse bindi. Icya mbere muri byo ni interahamwe zagiye zihangana n'inkotanyi. Reka nk'urugero rufatika, nko ku itariki ya 7 interahamwe zaraje zihagarara imbere y'irembo ry'iwanjye. Igihe zikirimo gukora deliberation, niba zitera grenade mu rugo cyangwa zimena gate zikinjira, hazamuka abana babiri b'inkotanyi bashinga imbunda babarasamo. Kuko izo nterahamwe zari ziri imbere y'iwanjye, zari zifite imbunda, zifite amagrenade, zifite imihoro, zifite n'imiri.
ubwo interahamwe yapfuye uwo munsi kuri jyewe uwo mwana w'inkotanyi wankijije izo nterahamwe mwita intwari, ariko ku mwana wa ya nterahamwe aravuga ati inkotanyi zanyiciye data, noneho agatangira kuringa jenoside. Ntabwo ajya yibaza ngo ariko data yapfuye muri iyo context. Iyo ni kategori ya mbere. Kategori ya kabiri, koko inkotanyi zigizwe n'abamarayika, harimo abana bamwe baje barihore pe, baranafunzwe, harimo n'abo barashe, harimo n'abagifunze n'uno munsi. Ibyo rero ni n'ibintu biri naturel, harimo abihoreye rwose byarabaye. Ibyo ngibyo twebwe mu Rwanda turanabyemera, kuko ntabwo wahana abantu ngo nurangiza uhane uvuge ko wabahaniye ubusa ntacyo bakoze. Ariko ngira ngo icyo twashimira ko FPR nuko yashoboye gucontaininga uwo mujinya. Uraje usanze so yapfuye, nyoko yapfuye, bakuru bawe bapfuye, barumuna bawe bapfuye, kandi ufite imbunda mu ntoki, bakakubwira ati ababishe ni bari ni bangahe bashobora guhagarara nta yindi iyo mbunda ngo bara. Ikintu twashimiraho FPR yashoboye kugeraho nuko yabujije izo vengeance ntizirepande ku gihugu cyose. Ariko urumva uwo muntu niba ari wo bakozeho vengeance, ubwo aravuga ati nanjye bankoreye jenoside. Ariko tuzi kubitandukanye. Iyo ni kategori ya kabiri. Kategori ya gatatu, iyo urimo kurwana intambara irimo amasasu, irimo n'amabombe, iyo urashe bombe ntabwo igenda ivuga ngo yewe ngo ngiye gufata umuhutu, ngiye gufata umututsi, ifata uwisanze mu nzira. Abantu baguye Kongo mu ntambara yaharwanirwaga mu ruvunganzoka rw'abantu, bamwe bashobora kuvuga ati baraje baratwica. Ibyo ngibyo birumvikana ko iyo bombe iguye ntabwo izifiteho izina, iraza igafata uwisanze, isasu igafata uwo risanze. Ibyo rero izo mpamvu zose iyo ziteranije, abantu bagerageza kuringaniza, bakavuga ati habayeho jenoside y'Abatutsi ariko habaho na jenoside y'Abahutu. Ntabwo no, habayeho jenoside yakorewe Abatutsi, habaho n'impfu z'Abahutu. Izo zo turazemera ko zabayeho rwose. Gusa ngira ngo icyo tugomba kumva nako gahinda k'abo bantu, ariko ntabwo twabiringaniza, kuko nta hantu na hamwe nigeze numva FPR ikora speech. Muzafate diskuru zacaga kuri Muhabura, mufate n'izacaga kuri RTLM, muzikompare muzabyumva. Ntabwo nigeze numva kubwira abasanga ngo mugende aho musanga umuhutu wese ngo ntimugire n'umwana mutuga mu nzira, ngo n'umugore utwite ntimumusige mu nzira, ngo iyo incitation, iyo programu, iyo gahunda yo kumaraho Abahutu yo kwica ntabwo yigeze ibaho. Ariko ntitwahakana ko hari Abahutu bapfuye muri izo nterahamwe zaguye imbere y'iwanjye, hari Abahutu bapfuye bombe zikubise hasi, hari Abahutu bapfuye muri izo vengeance zabayeho nubwo zitabaye nyinshi cyane. Ntabwo ibyo twahakana ko kugahunda katabayeho, ariko ntabwo twabiringanya, kuko jenoside bakuyireba mu murongo wayo ariko ntibitiranye ibintu. Yego, urakoze cyane Reverend Pasteur Dr Antoine. Hanyuma reka twongere noneho twerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Bwana Emmanuel. Bwana Emmanuel, abantu si bose ariko hari abantu bo mu bwoko bw'Abahutu usanga bakirwanira kumvikanisha ko habayeho jenoside y'Abahutu. Wumvisha ibyo Reverend Pasteur Dr Antoine atubwiye, wumvisha ibyo Madame Esther yatubwiye, ariko umuntu yakwibaza, Abanyarwanda bose bo mu bwoko bw'Abahutu umuntu yavuga ko ariko bemera ko habayeho jenoside yakorewe Abahutu, cyangwa ni agace k'abantu bamwe batarashaka kubyiyumvisha? Bwana Emmanuel. Urebye ku byo Esther na Rutayisire bavuze byose bagiye batanga details uko ibintu byagiye bigenda. Ariko ubundi iyo urebye icyo jenoside bivuga, usanga ari ubwoko bumwe bujya kwica ubundi bwoko kandi bugambiriye kuba bwabusiba cyangwa bukabamaraho. Ariko ni ahantu wigeze usanga ubwoko bw'Abatutsi bwishyira hamwe ngo bugiye kwica ubwoko bw'Abahutu? Kuko nka nyuma ya jenoside mu kwezi kwa karindwi ntabwo habayeho kujya guhiga Abahutu bose, uvuga uti Abahutu bose reka tugende tubamare. So abashaka rero kwirengagiza ibyo ngibyo, ndumva ariko naravuze bwa mbere, ni kwa kundi abantu bagishaka gukina politike y'amoko, bazi ko iryo karita rishobora kuba ari ryo bakinisha kugira ngo bashobore kuzana n'abandi bantu mbese bari mu bwoko tuvuge ubwoko bw'Abahutu,
niko mbibona gutyo no kugira ngo bakomeze gusaba batera urujijo mu bantu nta kindi. Bwana Emmanuel, wenda ubwo tuhise tugaruka noneho nyuma ya jenoside, kuri ibi biba bivugwa ngira ngo ntabwo muri jenoside nawe wahigwaga, ariko hari ibyo usanga bavuga cyane cyane abavuga ko bari mu bwoko bw'abahutu, ugasanga bavuga ko babona abayobozi benshi mo abatutsi, bakavuga ko ari ikibazo. Wowe ubibona gute? Niko ubibona koko? Ko abayobozi benshi ari abatutsi? Yego, iyo barebye ubuyobozi buriho bakareba ibikorwa nyuma ya jenoside, ntekereza ko wenda ari na hamwe muho bahera bavuga ko ubutegetsi buriho ntibwemera ko habayeho jenoside yakorewe abahutu, ndetse n'ubuyobozi bwiganjemo abatutsi. Wowe nk'umuntu n'ubundi nawe utarahigwaga muri kiriya gihe, iyo ubirebye uri aho ngaho, abenshi wenda hari ababivuga n'ubundi bari aho ngaho bari hanze y'u Rwanda, wowe niko ubibona cyangwa se ubibona gute? Hanyuma se ababivuga ubona bo babiterwa n'iki iyo bakora analize imeze gutyo? Ngiye ku giti cyanjye uko mbibona, ntabwo ndi umupolitisiye mu by'ukuri, ariko ushaka kureba ubwoko bw'umuntu muri iki gihe tugezemo, uwo nguwo aba afite izindi gahunda muri we, kuko ubu u Rwanda ni u Rwanda rw'abanyarwanda. Reka nkubwire nge, iyo ndebye umunyarwanda muri rusange, cyangwa iyo muwe n'umunyarwanda hano muri Amerika, ni ibintu bishimisha cyane, kandi icyo nigisha n'abandi banyarwanda mura nabo ni ukubigisha ibintu nk'abanyamerika bafite. Burya abanyamerika bafite gukunda igihugu cyabo cyane pe, kandi bashyize hamwe. Hari ibibazo bindi bya politike bishobora kuba bihari, ariko ibyo bibazo ntibibatandukanye ku buryo bigeza ku rwego rwo kwicana. So natwe rero nk'abanyarwanda ntabwo ibintu byose tuzabasha kubyumvikanaho, idavuga ku bakina politike, ariko nicyo tutakumvikanaho ni ukwirinda ku buryo kitatugeza ku bwicanyi nk'ubwabaye. So rero abirengagiza ibyo byose kuzana ngo ibya amoko imbere, bafite izindi gahunda. Hano muri Amerika, kandi ngira ngo nshimire na Reverend Rutayisire, amaze kuza muri Amerika inshuro ebyiri kwigisha ku byerekeranye na reconciliation n'urukundo n'ibiki byose. Tugira gahunda yabyo ya muri Rwandan Christian Coalition ihuza amatorero, dushingira kwigisha abanyarwanda ubumwe, urukundo n'ubwiyunge. Iyo kenshi dushatse no gutumira n'abandi bantu bari hirya, ni ibintu biri open ku muntu wese, ariko kuri wa muntu ukirebesha y'amaso y'ubwoko ashobora kutabyitangira, kuko abavuga ngo ni iby'abatutsi se cyangwa ni gahunda ya leta. So rero ni abantu bitewe n'amaso barebesha mu by'ukuri, niyo sinzi ukuntu nakita, ariko ibyo ari byo byose ni ugukomeza kwirinda ibyo bintu by'amoko n'ibiki byose kugira ngo dukomeze twubake igihugu cyacu. Ikindi umuntu ashobora kwibaza, nk'uko natangiye mbibwira abadukurikiye, habayeho kwemera akanama muri Mutarama, icyo gihe hari muri 2014 ku itariki 30, akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi kafashe umwanzuro kemeza ku mugaragaro ko izina rigomba gukoreshwa ku isi yose ari jenoside yakorewe abatutsi. Byumvikana ko habayeho jenoside yakorewe abatutsi, ariko umuntu akibaza niba koko harabayeho iyi jenoside yakorewe abahutu nk'uko bamwe usanga babishyira imbere, kuki oni itemeje ko habayeho iyi jenoside niba koko yarabayeho, ahubwo ikaba yaremeje ko habayeho jenoside yakorewe abatutsi? Bwana Emmanuel. Erega burya u Rwanda n'abanyarwanda tugombe kumenya ko ntabwo amahanga ariyo azajya aza kwita amateka yacu amazina, ahubwo twebwe nk'abanyarwanda nitwe tugomba kuyita izina.
niba turi mu kiganiro hano tuganira twese tugakomeza kuvuga jenoside yakorewe abatutsi ntabwo twagambaye ngo tuvuge ngo mbere ya byose reka tuze tuvuge twese jenoside, ahubwo nuko turi abanyarwanda babaye mu Rwanda kandi twabonye ko abatutsi bishwe, abatutsi nibo bahirwaga. Rero ibyo kuvuga ngo oni iravuga, umuzungu ashobora kuvuga ibyo ashaka byose, ahubwo se twebwe nk'abanyarwanda tuyifata gute? Nicyo gikomeye kuruta nuko oni ihita. Uko twe tuzayifata nk'abanyarwanda nibyo biremereye kuruta uko oni izayita, kuko oni ishobora no guhindukira ejo bundi ikayita n'irindi zina. Ariko twebwe kuko tuzi ukuri, tuzi uko byagenze, ntabwo bizatubiza gukomeza kuyita jenoside yakorewe abatutsi. Numva aho ngaho ari cyo gisubizo navuga. So reka nitureka ngo abazungu bajye baza kwita nuza ibyabaye mu gihugu cyacu bari babyita amazina, mureka bari twebwe tujye tubiha amazina y'ukuri, kuko nitwe twabibayemo, nitwe twaciye muri ibyo bintu, nitwe tuzi ibyo ari byo, nitwe twabibayemo, nitwe twagize gute, nitwe tugomba kujya tubiha amazina. So niko yabyita kose rero, ntabwo ku giti cyanjye ntabwo ndebera oni, ahubwo ngiyewe ndeba nk'umunyarwanda kandi nkemeza ko habaye jenoside yakorewe abatutsi. Ntabwo jenoside zishobora kubera ebyiri icyarimwe, ntibishoboka. Ntabwo byashoboka. Ahubwo icyo navuga nuko hari ingaruka zatewe na jenoside yakorewe abatutsi. Muri iyo ngaruka rero niho hagiye hapfamo n'ubundi bwoko benshi cyane. Niko rero niho nasubiza kuri ibyo bintu, nk'uko Revera Rutayisire yavuze, abahutu barapfuye, abatutsi barapfuye, ariko se kuki abo bantu bapfuye? Ni ukubera ko hari jenoside yari yarateguwe, hari jenoside yari yarashyizweho igihe igomba gukorerwa, yatewe ibyo bintu byose. So hari jenoside yakorewe abatutsi n'abapfuye mu ngaruka kubera jenoside yabaga muri icyo gihe. Ndumva ari hanyuma ukabona rero amaherezo ya bene aba bantu badashaka kwemera ko habayeho jenoside yakorewe abatutsi nyuma y'imyaka 27 ari ayahe? Ni iki kibazo? Yego. Okay. Amaherezo burya reka nkubwire, hari abo tubona bahakana jenoside ku mugaragaro yakorewe abatutsi ku mugaragaro bakabigaragaza, hari n'abandi babihakana ku mutima batajya hagaragara. So abatagaragaza ko bahakana jenoside yakorewe abatutsi abo n'ubundi ntawe wabamenya, kuko nawe ureba mu mutima w'umuntu. Ariko icyo nakubwira cyo nuko uhakana jenoside yakorewe abatutsi akajya ku mugaragaro, ku maradiyo, kuri social media n'ibiki byose akajya kubitangaza ku mugaragaro, hari itegeko rihana uwo muntu. So ingaruka rero y'uwo muntu cyangwa y'amaherezo y'uwo muntu azagongwa n'itegeko, nta kindi. Urakoze cyane Bwana Emmanuel. Hanyuma reka twongere twerekeze mu Budage kwa Madame Esther. Madame Esther, wowe aba bantu bashyira imbere amoko bakiyashyira imbere, bazi ingaruka byagize ku muryango nyarwanda, urabona aba bantu badashaka kwemera ko habayeho jenoside yakorewe abatutsi, ndetse ugasanga ibintu bijyanye n'amoko ari byo bashyira imbere, amaherezo yabo wowe ubona ari ayahe mu mboni yawe? Okay, urakoze mama, urakoze. Nge mbibona ku ntera ebyiri. Hari abantu ubwabo bari mu Rwanda babona uko ibintu byagenze, babizi uko byagenze. Hashize umwaka n'igice nagiye gukura ababyeyi banjye. Urabona data na mama, papa yari umusaza w'umupasitoro, abantu bose bemera yuko nta kintu bahungiye ari benshi. Barangije babicirayo bose. Iwacu mu cyobo mu Mungoti twabakuyemo ari 47, kubera ko bose bumvaga ko kwa Mfizi nta kintu bari bube, kubera ko bari bazi ko kwa Mfizi yari umusaza abantu bakunda, abantu bemera, abantu bubashye. Na mbere yuko babica yewe ngo bagiye n'impaka
ngo bagiye impaka bavuga ariko se ubu koko murabona abantu bo kwa Mfizi tubicira iki, abantu bo kwa Mfizi batugize bate, turabicira iki? abandi bakomeye kuri Hutu Power barabwira nyine yuko Abatutsi bose bagomba gupfa, barabica. ubwo wa mbere nyine Rutuku afata intuza arakubita papa akubita nta mpungano y'impano sinibuka iriya ntuza bayitaga nta mpungano y'umwanzi, arakubita n'undi arakubita barabica bararangiza. Icyo nashaka kukubwira ni uko tugiye kubashyingura twagize imana. meya uhari rwose yarababwiye uwo munsi, yafunze utubari, yafunze amasoko, arababwira ngo uko muri 94 mwagiye kwica kwa Mfizi, noneho nimuze noneho no kwa Mfizi kubataburura. baraza babakuramo twese umunsi wose, n'imvura yari yaguye, tubakuramo turabashyingira. barangije baremeza noneho ko tugiye kubashyingura. ariko icyo nari kubwira ni ukuvuga ngo nabo ubwabo baribajije, nibuka icyo gihe hari ahantu twari twibagiwe, twari tugiye kwibeshya ngo dusige ahantu hatari abo tutaburuye. Sinzi umwe wanyongoreye muri abo babishe, arambwira ati ariko hariya naho mutataburuye, ati buriya naho haracyarimo abandi. ubwo twamenye ko n'izindi metero eshatu enye twari dusize nazo zari zikirimo abantu, nabo turabataburura. ubwo icyo nashakira kwivuga ni uko muri uko kubakuramo, abadufashije kubakuramo ni ababishe babajugunyemo. muri uko kubwira ngo tugiye kwibeshya hari abo dusizemo, twabibwiwe n'ababikoze. ibintu bikubwira ngo umuryango nyarwanda uratokowe kandi uzatokorwa nanone n'umuryango nyarwanda. baratokowe, baratubwiye bati nimusigeho na hariya mwari musize naho haracyarimo abantu, tubakuyemo bose, twarabashyinguye bose, twababwiye amagambo ya nyuma twayabwiwe n'abo babikoze. nibuka ko mu ijambo rya nyuma nabashije kubwira uwarokotse wese wari uri iwacu, nababwiye ijambo papa yababwiye mbere y'uko babica. papa yarabegeranyije bose arababwira ati nimureke dusenga Imana, twiyegereze Nyagasani kandi mbahumurize. papa afata buri muntu wese aramuhumuriza, aramubwira ati humura, nta rindi kosa twakoze usibye kuba twaravutse turi Abatutsi. humura, ubu tugiye gusanga Imana yacu. humura, iki n'iki. none nasubiye muri ayo magambo dushyingura data n'abaguye iwacu bose 40 n'abaguye iwacu. ijambo nasubiyemo ni rimwe gusa, n'iryo papa yavuze abahumuriza. arangije kubahumuriza, barasenga, arangije abahumuriza ati noneho nimureke twigendere. nanjye nasubiyemo mbwira buri wese warokotse muri uwo muryango, ngenda mubwira nti humura, iso yagiye ahumurijwe, humura, nyoko yagiye ahumurijwe, humura, mwene nyoko yagiye ahumurijwe, humura, umuvandimwe wawe yagiye ahumurijwe, humura, yagiye ahumurijwe. mbese icyo kintu cyo kuvuga ngo kubona hari umuntu muri iriya minsi babwiye abantu ngo nimuhumure mbere y'uko tugenda, nimuhumure, dusanze Imana yacu kandi iradutegereje, muhumure. iryo humure. ubwo mbabarira nari inyuma ariko ni ikintu kinkoraho cyane. ni ikintu kinkoraho cyane kubera ko mu bintu byanshimije ni ukuvuga ngo abantu bose baguye iwacu batashye bahumurijwe.
papa yarabwiye ati nimuhumure, icyaha dufite ni kimwe ni uko turi Abatutsi dusanze Imana yacu, nimubareke batwice. Arangije arababwira, arangije icyo nacyo kintera ntuza, arangije arababwira ati, abwira abagiye gukora ati ngaho nimukore akazi kanyu, nimukora akazi kanyu, nimukora akazi kanyu. Komera cyane Madame Esther. Uwiteka buretse ndangize. Uwiteka ababariye kuko mutazi ibyo murimo. Nuko bakora akazi kabo barabizi. Urabyumva? Nicyo ntakubwira ngo iyo umbwiye ngo biriya bintu byantuza, biriya bintu byo kwiyunga n'ubumwe n'ubwiyunge n'iki, ngenda avuga ngo iyo ntekereje nk'abantu nka papa n'ukuntu bagiye, n'ukuntu basezeye, n'ukuntu bagiye bitunganije, ibyo ari byo byose mama, urumva, ejo uzagenda mama, ejo nzagenda, n'undi azagenda, ariko nzagenda nsize imusozi. None ngenda ashaka ikintu cyasiga imusozi, kandi ikintu nshaka gusiga imusozi mu muryango nyarwanda ntabwo ari Ubuhutu, ntabwo ari Ubututsi, kubera abo bose biciwe iwacu bari Abatutsi, ariko wagiye amuburira, wagiye amugeza aha, wagiye umugira uti hari Umuhutu wagiye agira ahantu agucira isiri, hari umuntu wagiye gucira isiri. None ni ukuvuga ngo twese dufite gahunda, ese njyewe ndiki, ese njyewe nzakora iki, ese nyabo iyo ari njyewe wahigwaga noneho uyu munsi navuga iki? Ntabwo nibo gushakira imbabazi abakoze ibyaha, bafite ibyaha byabo kandi bazabibazwa, bazabyicura n'iki. Ariko njyewe ndavuga ngo njyewe ubwanjye, nawe mwana wanjye turimo kuvugana kuri iyi televiziyo, n'undi wese uzambaza, ndakubwiye ngo baza Imana ngo wowe uzabazwa iki, wowe uzasiga iki musozi cyiza, kandi ugomba gusiga cyiza. Ese ndasiga kibi kujya nabo ntibasigaye kibera gace. Urumva, ubwo kugira ngo nkureke ne gukomeza kumutindira, kandi ufite umwanya mutoya. dutangiye umwaka wa 2021, harimo korona yasaze, harimo ibyo nzasiga ntazi, harimo ibyo uzasiga utazi, ariko ndavuga ngo Mana yanjye umbabarire mu byo ntazi n'ibyo nzi, uzambabarire, sinzasige izina ribi inyuma yanjye nzasiga iki? Urumva, ntabwo mbizi, ntabwo nibuka sinanibuka mama, mbabarira, nageze aho ndavanga byose, ariko sinibuka n'icyo ntuza ngira ngo ni nacyo wari usorejeho cyo nari nakubajije, nkubwira nti amaherezo ya bene aba bantu badashaka kwemera ko habayeho Jenoside yakorewe Abatutsi ni ayahe? Ngira ngo ni nacyo wari usorejeho, nicyo nari nakubajije. Nanjye kubwira aba bantu batagomba kubyemera, ni self defense, sinzi ko nabivuga mu Kinyarwanda. Iyo umuntu ashaka kwiregura, uravuga ngo ngo aranambeshyira ntabwo ari njyewe, mureke aranambeshyira ntabwo ari njyewe. Niba se atari wowe ninde? Urumva, bakeneye rero kuvuga ngo ntabwo ari njyewe n'abandi, ntabwo ari njyewe n'Abatutsi, ntabwo ari njyewe habayeho Jenoside yindi ya kabiri. None se hari umuntu waducokeje, ne kujya no muri za detaye. Iyo Jenoside yo kwica Abahutu, Jenoside ni ukuvuga ngo ufite umutima wo kurandura ubwo bwoko ukabumaraho. Nibyo bakoze muri 1992. Ndakubwiye ngo mama bamwita 80 irenga, bagiye gusanga n'umwana wari mu nda ya nyina bari batwise, bagiye kumufomoza kugira ngo bamwice ko yari Umututsi. Urumva, abandi se baravuga yuko wabazize iki, urumva. Ariko aragomba iyo self defense yo kuvuga ngo natwe twarikorewe, mbaye sinike navuga nti iyo bayikorerwa ntabwo baba bakibigora. None se bari kuyikorerwa
bari kubikorerwa bakica uwari uri hehe bagasiga uwari uri hehe. Twebwe nta wasize n'umwe. Uwari Cyangugu baramwishe, uwari Kigali baramwishe, uwari Kibungo baramwishe, batanahanye gahunda. Kuki se abandi babasize? Kuki se abandi batabishe? Niba baragomba kwisha umuhutu wese ugomba gupfa, kuki batamwishe? Kandi Imana itumwe ko batamwishe mama. Ese bari kumwica iki ko umuhutu atagombaga gupfa? Urumva? None niba Jenoside y'Abatutsi yari yuko umututsi agomba gupfa, baramwica, bajya no gushakira n'umukecuru wasigaye hehe, bajya kwica n'umwana wasigaye mu nda, bajya kwica n'uwo bari batwitse. Yego urakoze cyane Madame Esther. Ubwo reka nanabwire abadukurikiye ko turi kugana ku musozo, ariko mbere yuko dusoza reka twongere twerekeze mu Rwanda kwa Reverend Pasteur Dr Antoine Rutayisire. Wumvishe ibyo Bwana Emmanuel yadutangarije, wumvishe ibyo Madame Esther nawe asorejeho. Ku bwawe mu masegonda make ubona amaherezo ya bene aba bantu badashaka kwemera ko habayeho Jenoside yakorewe Abatutsi, usanga no mu biganiro byabo bagishyize imbere ikintu kijyanye n'amoko, ari ayahe Docteur? Rega nkubwire, ntabwo ndi bubitindeho cyane. Aho tugeze mu Rwanda hasi, uri hanze, abari mu Rwanda bakibitekereza nk'uko Emmanuel yigeze kubivuga, nibura abatetsi babibite mu nda, ubwo nibagenda bazajyana nabyo. Abari hanze ntabwo bantera inkeke cyane, kubera yuko nabo uko byagenda ko ikintu kimwe kijya gikemura ibibazo by'abantu, tufini par finir, nabo hari igihe bazaceceka bacecekeshejwe n'uko bashaje cyangwa bacecekeshejwe n'urupfu. Naho ubundi byo kwirirwa umuntu avuga ngo abo bantu banze guhinduka, uzanga guhinduka hari igihe azajyana no kwanga guhinduka kwe, hanyuma iyo mitekerereze irangire. Kandi n'ubundi niyo bitanagenda bityo, nta na rimwe igihugu kizatekereza kimwe. Hari abantu bazahora batekereza nabi, kandi bene abo ntibabuze igihugu gukomeza kujya imbere. Abo urabihorera ugakomeza urugendo, kubera yuko umujinya w'umuntu umwe, babiri, batatu ntabwo ubuze igihugu gutera imbere. Ugiye no mu Budage uzatanga hakiri abantu bafite ibitekerezo by'abanazi. Ugiye muri Amerika uzasanga ba Ku Klux Klan bagitwika imisaraba, barahari batekereza gutyo, ariko ntabwo bibuze igihugu kujya imbere. Abo rero bashobora gukomeza bakabaho, kugira ngo abatazacecekeshwa no gusobanukirwa bazacecekeshwa n'iminsi. Urakoze cyane Reverend Pasteur Dr Antoine. Ubwo reka nanabonereho kubwira mwe mwese mwari muduteze amatwi ko yari wo musozo w'ikiganiro ukuri wacu cya none kuri One Nation Radio. Mbibutse ko twagarukaga ku ntwaro y'amoko ikomeje gushyirwa imbere n'abapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi nyuma y'imyaka 27 ikihatse. Twari kumwe n'abatumirwa batandukanye, nshimira cyane badufashije gusesengura ingingo yacu kuri uyu munsi wa none. Twari kumwe na Reverend Pasteur Dr Antoine Rutayisire, aherereye mu Rwanda, ni naho twavuganaga, ari n'umuyobozi wa paruwasi ya Remera w'itorero Anglikani. Mwakoze cyane Reverend Pasteur Dr Antoine Rutayisire kwitabira ubutumire bwacu kuri uyu munsi wa none. Murakoze namwe. Twari kumwe kandi na Madame Esther Mujawayo, uyu akaba ari umwanditsi, akaba n'umwe mu bashinze umuryango Avega Gahozo. Twavuganaga ahereye mu gihugu cy'Ubudage. Madame Esther, namwe reka tubashimire cyane, mwakoze kwitabira ubutumire bwacu kuri uyu munsi wa none. Wakoze Simeon, nawe Imana iguha umugisha mwana wanjye. Urakoze cyane. Twari kumwe kandi na Bwana Emmanuel Gatorano, akaba ari umunyarwanda uba mu muryango w'abanyarwanda baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni naho twavuganaga aherereye. Bwana Emmanuel, namwe mwakoze kwitabira ubutumire bwacu kuri uyu munsi wa none. Murakoze cyane, kandi Imana ihumugisha igihugu cyacu cy'u Rwanda. Urakoze cyane nawe. Reka rero mwe mwese mwadukurikiye mbashimire cyane. Nge wari wabateguriye iki kiganiro wanakibagejejeho, nitwa Simeon Muhumuza. Ubwo reka dukomeze tubifurize kugira ibihe byiza ndetse no guhaha mu karonka muri uyu mwaka wa 2021.
iki ni ikiganiro ukuri wacu. Ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politike y'u Rwanda ku bari hanze yabo.